shampiyona y'ubushize twagiye tubona complaint nyinshi, aho umukinnyi atinyuka umusifuzi, aho umutoza atinyuka umusifuzi, aho umusifuzi atinyuka umutoza, aho umusifuzi atinyuka umukinnyi. Ndibwira yuko tukwiye kubahana, na mbere yuko amategeko aza dukwiye kubahana, kuko twese hano tuba turi mu kazi gatandukanye. Abakinnyi muri hano nanjye nagira ngo ntangire nshimira abakinnyi nyuma ya covid nubwo itararangira, ariko ngira ngo duheruka guhura gutya muri 2019. Kuba rero twongeye guhura muri shampiyona yacu ya sitting volleyball ni ikintu gikomeye dukwiye kwishimira. Kugira ngo twemererwe kuza hano gutangiza shampiyona ya NPC mu mikino yose harimo na sitting volleyball, hari ibyo twemeranyijwe na Minisiteri ishinzwe siporo mu Rwanda. Icya mbere ni ukubahiriza amabwiriza ya covid, kubera yuko tugomba kuyubahiriza. Nagira ngo mbonereho ko abantu bari busange bataripimishije ntabwo muri gukina, kandi uwumva yarakoze amanyanga aravumburwa, ibyo niba yatangiye no gukina rwose biracishwamo umurongo. Icya kabiri ni uko kwinjira hariya hari abantu bahari badufasha. Ejo nari ndi hano ku bakobwa ntabwo byagenze neza, kubera abantu barinjiraga basohoka uko bishakiye, ariko ntabwo uyu munsi ariko biri bukomeze. Agira ngo nsaba abantu badufasha, ubwo Eric nawe arahari, urasohoka ugiye mu bwiherero hariya hirya, cyangwa se ari ikindi kibazo gikomeye wabanje kumenyesha abantu, kuko murabona ko hari abantu barimo gukina hariya, hari n'abandi tutazi. Twebwe rero tuje hano tugomba gukomeza kuba safe. Ugasohoka hari impamvu, umuntu usohoka bakamukingira ntagaruke ataza kutuzana ikibazo ngo gibanze ko niga kandi umukino. Ibyo bintu tubyubahirize nk'uko Eric maze kubivuga. Nagira ngo kandi nshimire abayobozi b'amakipe. Mu by'ukuri twe nka NPC twari dufite impungenge tuvuga ngo ese nyuma ya covid cyangwa se kugabanuka kwa covid tuzongera tubone ya shampiyona yacu ya sitting volleyball nk'uko yari imeze mbere, kubera yuko covid yahungabanyije mu buryo butandukanye. Ariko ndashimira kuba amakipe kugeza ubu ngubu dufite amakipe agera muri 20 y'abagabo, kugira ngo ari nazo mpungenge tunafite uyu munsi niyo mikino burangire, kuko dufite amamatch igera kuri 35. Ari mpamvu mubona bakoze ibibuga bitatu. Ngira ngo nsabe tuze kubahiriza igihe ikipe ivamo indi ijyamo hatagombye kubamo ya minota yo gutumwanya. Aya ni amategeko yaje, twanze ko twese duhuriye aha, abakipe, abagore n'abagabo. Niyo mpamvu ejo kuwa gatandatu hakinnye abari n'abategarugori, uyu munsi hakaza abagabo gusa. Ubwo nihagira n'ukubaza ati ko muri abagabo gusa uze kumenya ibyo usobanura, utaza kuvuga ngo wenda hari izindi mpamvu. Nuko ariko twabigennye mu rwego rwo kwirinda umubare mwinshi w'abantu cyangwa ubucucike. Ndashimira rero abayobozi b'amakipe bose, turabashimira cyane kuba mwaritanze, amakipe akaba yageze hano. Tubiha agaciro gakomeye nka NPC, kandi hari igihe kizagera koko tukabibagaragariza, kandi dusaba ko n'utundi turere tutabashije kuza rwose mwajya mudukangurira nabo bakazana amakipe, kuko ni uburenganzira bw'abantu batunga kugira ngo bakine bidagadure. Icya kabiri ndashimira abatoza b'amakipe, ndabashimira cyane, ariko mbasaba ko mwongera ubumenyi, kandi ubumenyi munafite munabukoresha rwose. Ejo nabonye abagore n'abari n'abategarugori sitting volleyball yabo haracyarimo ikibazo, kandi abatoza bagiye bahugurwa kenshi gashoboka. N'ubu dufite gahunda yo guhugura n'abandi, ariko mutoze ya volleyball nyine twese tuzi.
mugerageze mutoze volleyball kuko mwe mutoza nimwe muzatuma havamo n'abakinnyi bashobora kujya ku rwego rw'igihugu cyangwa se n'ahandi. Rero mudufashe abatoza bose mufate uwo mwambaro w'ubutoza kandi muba abatoza ba nyabo kuko murafasha abakinnyi kugira ngo batere imbere. Ikindi mbere yo gusoza, Eric abikomojeho, shampiyona y'ubushize twagiye tubona complaint nyinshi, aho umukinnyi atinyuka umusifuzi, aho umutoza atinyuka umusifuzi, aho umusifuzi atinyuka umutoza, aho umusifuzi atinyuka umukinnyi. Ndibwira yuko dukwiye kubahana, na mbere yuko amategeko aza dukwiye kubahana kuko twese hano tuba turi mu kazi gatandukanye. Abakinnyi muri hano mwubaha abasifuzi, batoza muri hano mwubaha abatoza. Ntabwo iyi shampiyona ya sitting twifuza kongera kwakira complaint nyinshi kandi zibera hano ku kibuga. Hari amategeko abiteganya, uwumva atanyuzwe cyangwa afite ikibazo hari inzira binyuzwamo. Hari ukwiye kwegera ukabibwira, ariko ntabwo ukwiye kugenda ngo utuke umusifuzi cyangwa se umutoza ugenda ujye guhangana n'umusifuzi. Ibyo bintu ntabwo tubishaka. Nagira ngo rero mbasabe rwose, yewe n'abagiye baherekeza amakipe, ibyo bintu tubyirinde, dukore professionally kandi twubahirize amategeko. Ntawe twifuza ko arengana hano, ariko ugize ikibazo hari inzira binyuzwamo. Ndizera ko iyo message yumvikanye kandi dukwiye kubyubahiriza. Hanyuma icyanyuma usorezaho, kugira ngo twese hari inyuma hari mushobora kuhareba handitse ngo uruhare rw'abantu bafite ubumuga mu miyoborere idaheza. Kugira ngo iyi ni insanganyamatsiko y'umunsi w'abantu bafite ubumuga muri uyu mwaka. Murabizi ko ku itariki ya 3 aba ari umunsi mpuzamahanga ku bantu bafite ubumuga. Ku bufatanye na UNICEF rero nka NPC ni ngombwa kubivuga kugira ngo byumvikane, kandi iki cyumweru turimo kugira ngo tugiye gusoza ni icyumweru cyahariwe abantu bafite ubumuga. Ndanibwira ko hari ibikorwa bitandukanye mwagiye mukorera abantu bafite ubumuga, icyo twita Disability Week. Uyu munsi rero uzabera i Rubavu ku rwego rw'igihugu. NPC hari ibikorwa bya siporo tuzakora kandi bifuje ko dukorana. Abantu bari hano baturuka mu karere ka Rubavu b'abayobozi baza kwegera Eric, hanyuma bakaganira kugira ngo bategure neza uko icyo gikorwa cyazagenda. Ndetse n'abasportif bari hano bo muri Rubavu tuzaba turi kumwe kandi hari ibyo tuzakorana kuri uwo munsi mu rwego rwo kwerekana imikino y'abantu bafite ubumuga. Iki nacyo rero ni ngombwa kukivuga hano mukabimenya ko itariki ya 3 uyu munsi nawo tuba dukwiye kubaha kandi tukawubahiriza, kubera yuko umuntu ufite ubumuga ni umwe mu bantu ku isi uhura n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Rero kuri uyu munsi waragiyeho hari icyo bivuze kandi dukwiye kubyubaha, kandi no kuba turi hano ni kimwe mu mpamvu cyangwa se mu bikorwa byo kugira ngo koko uwo munsi natwe tuwugire mu ruhare. Agira ngo rero ntatinze mbashimire, hanyuma kandi nshimire akarere ka Bugesera. Mu by'ukuri nka NPC twifuza ko aha hantu turi n'ibindi bibuga mu turere twose bikwiye kuba bimeze gutya. Birushijeho byaba byiza, ariko bibaye byubakiye nk'uko mubibona, hari simante nk'uko mubibona, ndetse n'amahema nk'aya cyangwa se n'ibindi bazubaka kugira ngo abantu bajye kugama n'izuba igihe cy'imvura, abantu babe babasha kugama. Kugira ngo murabona ko ahantu mu by'ukuri heza, wenda nubwo haba ari hato ariko murabona ko nibura ari heza hatandukanye naho kera twakiniraga. Ndagira ngo rero nsabe uturere abafite plan mubashije kurenzaho byaba ari byiza, ariko bitanagiye no munsi y'ibi tubona, kuko murabona ko nibura biteguye neza kandi bifasha. Nagira ngo rero akarere ka Bugesera tubashimire cyane kuba mwaremeye kwakira shampiyona, kandi turabona mwarabihaye agaciro biteguye neza.
rero turizera n'ahandi kugira ngo Huye niho hazakurikiraho twizera ko Huye mutangira mukitegura kuko nabo ntabwo ari kera ni vuba ahangaha. Hanyuma abari hano ejo ngira ngo barabibonye, hari umudamu witwa Sauta Mukandayisenga. Umudamu wenda mu kanya ari buze, ariko nagira ngo mvuge ko ubu niwe mu classifier. Naza kugera hano akaguhamagara we mukinnye, ntugire impungenge, ugende usubiza ibibazo kubaza cyangwa se n'ama exercice ari bugukoresha. Twaje kubona ko turi hano turi benshi dukina sitting volleyball ariko tutari eligible. Bango turakina uwo mukino ariko tutawemerewe, nubwo ufite ubumuga ariko utemerewe gukina uwo mukino. Dufite kesi z'abakinnyi b'abahungu cyangwa b'abagabo n'abagore birukanwe muri uwo mukino batakibarwa muri national team. Kugira ngo benshi murabazi, kugira ngo no mu bagabo harimo benshi ntabwo nka Kuramba n'abandi, nubwo umugaye ntabwo bivuze ngo uwo mukino wawukina. Rero twasanze tuzaza dufata abakinnyi bakaba selected muri national team, ariko twagera mu mikino mpuzamahanga batuye ntabwo ari eligible cyangwa se ntiyemerewe gukina uyu mukino kubera ubumuga. Uyu muganga rero agiye gutangira gukora classification kugira ngo abakinnyi bazaza bahamagarwa muri national team cyangwa se n'ahandi bibaye ngombwa ugiwe koko dufite amahirwe 99% ko uzakina utazakurwamo. Hano mu gihugu ho nta kibazo kuko ufite ubumuga, ariko agiye gutangira kudufasha kandi ngira ngo namara guhabwa level ya kabiri n'ababishinzwe ku rwego rw'isi azatangira no kujya ahugura kugira ngo tugire n'abandi ba classifiers bagiye batandukanye mu gihugu. So naza kugera hano rero ntimugire impungenge, araba ari mu kazi kandi ndumva twese bizadufasha. Ikindi kandi nizere ko mwazanye abaganga kubera yuko hari ikibazo ko hari abagira ibibazo by'imvune ugasanga babuza bitabwaho. Nka NPC natwe twagombye kuba dufite umuganga Dr. ariko amakipe mukwiye kuba mufite abaganga bacu. So nagira ngo rero mpinira aha mbashimire cyane kandi tuze kwerekana umukino wa volleyball nk'uko dusanzwe kandi ukwiye kugenda utera imbere nk'uko tubyifuza. Nagira ngo rero mbashimire